Mbayenje mbaye mama umeze utesura mbaye wa matawe mbaye wa ruhimbiwe umwana ndamucanga iki ngo mbaye wa urarara ute mama ndarara neza yakurareba nk'inyana yo mu kiraro neza cyane mama ayibambe mayo bare kunyirira kampindukira nta kibuno wambaye urana kirimo ntacyo cameraman wabona yakibonye kubita numwe cameraman wabonye kubita numwe nyine kubita ni neza cyo ndi slay queen ntabwo yigeze nsaba nicyo mwapfuye mu magambo make ntabwo yansabye nyine ubwo turanabipfa nizere ko gahunda zimeze neza kandi nizere ko ubuzima bumeze neza nizere ko Uwiteka Imana yagukingura imiryango ubundi ibintu bikagenda neza fresh reka nkwibutse yuko urajya kuri Menya Nibi TV ukande subscribe ubundi ubuzima bubashe kugenda neza. Ni filimi y'abanyarwanda baba muri Europe ubundi iri muri translation y'igifaransa ubundi ujyane umwana wawe umwereke umufungure televiziyo yiga igifaransa njya mbabwira ngo muzane ibintu byanyu byamamaze ab'inkwakuzi barabimenye niyo mpamvu ndi kurya amafaranga y'amakana ndimo ndayarya nishimye kandi imeze neza nta bindi ndi kumwe n'abakobwa babiri beza pe munsabe nimero noneho zabo ndazibaha munsabe nimero ndazibaha nimero zabo ni 078 ubwo izindi ni amadolari 8 buri nimero ni amadolari 8 niyo gahunda. Iyi ni Yawe TV njyewe ndi nyarukira kuri Instagram ya Yawe TV ubundi duflowing ubuzima bubashe kugenda neza ubundi ugiye no kuri channel y'ino mukobwa ubundi nawe kandi wo subscribe ubundi ubuzima bugende neza. Sinyiza araza kuyivuga mu mazina ntabwo tuje kwamamaza ibintu byinshi ahubwo tuje kuvuga niba wabyutse bikemera nari ngiye ntakavuze kazunguza umutwe bigakunda shima Imana kandi uvuge ngo Mana mpaka icyubahiro ndacyahumeka muraho ndafashijwe amen ariko nshobora kuvamo umuvuga butumwa mwiza ndafashijwe bibereye pe haleluya amen yes turi kumwe nawe bayita wase bakwita gutyo kwitwa angel mu kinyarwanda ni marayika none se wiswe marayika cyane nta kibazo ntabwo uri nyiragasazi marayika kuko tuzi ko ni umufana wa Rayon Sport wa APR nyiragasazi uramuzi ntago muzi ndi kumwe umufana ukomeye cyane wa APR cyane mwese undege mu maso uranarimo ikintu umweru n'umukara bro oya icyo cyo nuko mu maso hanyu mwe reka ni mukura Victory Sport yes rero uyu mukobwa mumaze kumumenyera ku mbuga nkoranyambaga akina comedy ndagira ngo atwibwire neza ubundi tubone kwinjira fresh. Amazina yanjye ya nyayo nitwa Umutoni Farida ariko abenshi bamaze kumenya kuri rya Gigeni Mirembe. Mirembe Geni uvuga ikirembe ikirembe nyine ni izina Mirembe ubundi bisobanuye mahoro ariko urumva nyine ni amazina y'iyo ngiyo mu bakonyine nawe uri umukonyine kazi ndiwe uyu mukobwa mu mwibuke muri nuza nyinshi zigiye zitandukanye nabyo ndaza kubigaruka Miss Murenge ndaza kubigarukaho neza. Wowe abantu bakuziho iki uri mwiza murakoze ikintu banzi nuko naje ngaragara muri filime yitwa Katara ako byose ni ibikonyine yego amazina ni amakonyine yego kebe na ridanje muzadusure mudusure n'ukuri tubasure ako ubundi iyo filime imbere igaragara ku kuyihecano wenda ni kuri The HF Films tunagusabuza kudupiningira hasi bakabone kabanze muri comment ndasabye yes abantu bakuze muri Miss Murenge kuki wavuyemo ntago ari beef nangije ari abantu bajyambira ngo nkunda beef kubera iki byagenze gute kugira ngo uhite uvuga ngo ngiye gukora ibintu byanjye oya ntago navuyemo ndi kumwe na Zubi yes iriya projet ya Miss Murenge irakomeje
kandi ndahari barahari so ntago navuyemo. byagenze nyine gute kugira ngo uvuge ngo Zubi bafite Zubi comedy ariko reka nanjye nkora ibyanjye bimeze bite? Njyewe muri Zubi nagiye nk'umukinnyi ntago nagiye ndi member kuko nta contract nari mfitemo. Ntawe nagiye ndi umukinnyi. So rero kubera ko noneho nyine ari hano bakreya beef akakubaza akantu nyine akako kubaza ku buryo umuntu ariko akurikira cyane. So ariko Zubi ndi kumwe nayo nyine script yabizi zitandukanye nubwo ntabonetse mu gice cya gatatu ariko no mu bindi nzaza nse kitarangiye. Nge nta kibazo mfitanye na Zubi. Uravuze ati mvamo? Ntago navuyemo mvuze script iriya ntago narimo. Bivuze ko washatse kubaka inzu yawe ariko hari n'ahandi ukodesha uravuga ati reka ngende. Uzi byose ko bishoboka byo byita gushaka ubuzima. Uragiye baramfashije Mirembe aramenyekana nanjye menyekana kubera ibyo natanze. Rero biba ngombwa ko ndanatekereza ndanabishimira Imana ko natekereje bigakunda. Yes rero uyu mukobwa yengeye ndamubaza koko yihangane filimi nyarwanda kuyinjira muri umukobwa ni igisobanuro ki kuri wowe cyangwa ni igisobanuro ki ku muryango? iyo ufite impano cyangwa ugiriwe amahirwe yo kubona sinzi ukuntu nabyita ni option cyangwa platform yo kugaragaza ikikurimo muri wowe noneho ukabibwira ababyeyi bakabyemera. That means nyine baba bakwencouraginga ko ibintu byose byashoboka. So ndumva ari amahirwe meza kuri nje. Amahirwe meza ababifata yuko iyo umukobwa yinjiye muri filimi ariho abagiye guhurira n'abajama gukora nyine gahunda. Amahirwe ahura na wumva da ngaho ne badutera amabuye. Ugira amahirwe nuhura nabo. Ubu se nurahura nabo? Nubu ndi kumwe nawe. Oya turi kumwe guhura n'abajama. Kamera bare turi kumwe. Ariko nyine yes nibyo bita connection. Nese connection ni iki? Networking n'abantu nibyo ngibyo. Social media imari iki abakobwa? Biterwa nuko umuntu abyumva n'uburyo ayigiye hari n'icyo akurikiye. Ariko ubundi nayo ni platform ni urubuga ruba rwagufasha nyine kumenyekanisha wenda ibyo ukora kuguhuza n'abantu n'ibintu nk'ibyo. Cyangwa ko nawe ubwawe ushoboye utagiye kuba umuhinzi mworoye ubwo nyine si Imana yaje guhingira naje guhingisha isuka y'umunwa. wavuye hari hakurya uravuga ati neze bisi yanjye cyangwa waraje no muri V8 uravuga ati hari mu cyaro nta kintu ujya hakoreka nizire kwita niho hari ikintu wabigenza utese. Erega nta mpamvu yo kuvukurira ngo zanasozurira gutese ugomba kuvukurira ugasoza useka. Niba wenda waravukiye muri uwo mwijima ugomba kugera ku matara nayo ukareba ukuntu amera. Ariko nyibwirira wavukiye ahantu hameze gute? Njyewe shangira ngo noneho njye navukiye mu kiraro. Ni mu ifami iyo ngiyo ni mu cyaro nyine tu Nyagatare. Ariko nawe maze kubibona bantu mu ndebere abakobwa b'Inyagatare baba ari barebare bafite iminwa noneho bafite amatako. Aho se murabona abakobwa ndi kumwe nabo mu barebe ubundi kuri gahunda ya gira uko no gukunda guhangana. Gute se muzaturemere abana b'Ikigali? Abana b'Ikigali muzaturemere. Ako tuvugisha ukuri wenda ntago ari bifungiye kozana. Tubwiza ukuri ari abakobwa bavuka i Kigali uvugisha ukuri bavuka hano muri kapitale n'abakobwa bavuka Nyagatare nabahe beza? Ni twese. Oya wivuga ngo ni mwese erega ari umwana uba wivukira za Nyabihu akaza ari katwi nawe kavuka Nyagatare ubuturasa. Uruwahe? Nawe ndi wa Nyagatare. Uruwahe? Nyagatare. Ariko babonye no mukobwa uburyo ateye ntago uyu mukobwa ntago wigeze uterera doba. Ntago nabimenye kuko ntago nigeze mfata umwanya wo kubijyamo ngo ndibarebe nguriya. Uziranye na kavukire? Kavukire hano y'umukobwa. Noneho wigereranyije niyo kavukire muziranye nawe ukireba cyangwa ukareba n'inshuti zawe za Nyagatare mufite ubona mutandukaniye? Uwo nzi cyane w'inshuti yanjye kavukire nkuko mu rutu bunini. Aho se kuki abakobwa baharanya Nyagatare mukunda kuba muri barebare noneho muri nabanye? Simbizi. Simbizi pe. Amata birakwedura. Amata nizera cyashaka guha umubiri ukabyibuha ukoroha ukamera neza.
ako ukoroha utaranambaye ipantaro wenda oroshye ubuze bw'akati ugize ngo oya wonyweye amata sha umvumera neza urabyibuha umubiri wawe ukoroha ewa nuba woroshye numere nka abantu batereye imisozi yo kwa Nyagacwe oya ntago uba woroshye abakobwa b'i Kigali sinjye nabivuze bivuze ngo abakobwa b'i Kigali tuvuze abantu banywa amata twirira bwa bugari bwa hariya mu Gakindi uzi ukuntu mbukunda nta makuru ufite ibi bintu avuze abakobwa b'i Nyagatare nibyo cyangwa sibyo nibyo wowe se woroshye nk'uyu cyangwa ukomeye njye ndakomeye umukobwa wese n'ugomba koroha nk'ubu bashobora kuba worohe norohe ugomba gukomera nkoroha si urabona atoroshye si uyu we kamubwire bivuge nyine bivuge kuri kamera uba ndi mu kiganiro ni ukuvuga ngo agomba koroha nkakora umukobwa wese agomba koroha kuko turemye bitandukanye noneho buri mugabo nawe agomba gukomera nk'ubu rero ni umugabo woroshye umeze icyo bibaho mirenge nimba ari mirembe aroroshye nabonye hari ahantu ababyina nk'agatoto mani biriya bintu mubitekereza gute bigufata umwanya gute ukavuga ngo ni mirembe yambara agakanzu nk'aka ngaka ajye hariya ubona nta cyubaro biri butuma atakaza oya si ukwambara se ijipo ari umugabo uravuga ari umugabo kwambara nk'ikanzu akagenda icyo ni ikibazo gikomeye kandi ubimwambi uriya se nyine urana kuri katara no kugira ngo nyisobanureho katara ni uburyo bw'ama episode ntabwo ari seri abantu ntibizabacange noneho katara ni buri muntu wese yaba katara bivuze ngo ni wa muntu udasobanukiwe bitewe n'ahantu ari ushobora kuva mu mujyi ukajya mu cyaro ukaba katara nyine biba bigucanze ushobora no kuva mu cyaro ukaza mu mujyi sitiri bikagucanga nyine ni umuntu udasobanukiwe bitewe n'ahantu ari yes umuco runaka ibikorwa runaka bikakunanira kubera ko nyine ntabwo uri uwaho ngaho ubuzi nk'ubu ukanterura ntabwo nzi guhinga ukanjyana nk'iyo ngiyo ukamwe tugenda uhinge yesu ibyo nagukorera bivuze rero ngo ubwo ndi katara uriya rero ni musaza wanjye aje mu mujyi aza anatorotse kuko we yahoraga aburana ngo mushiki we ngo abayeho neza noneho mu rugo bakamutuka ngo ashaka kandi akuze noneho aratoroka araza ngo azaje gushaka umukobwa wirwanyeho ngo yamwumvishe ngo kuri radiyo urumva rero ibintu akora avuye mu cyaro aje mu mujyi ni ibintu bihabanye yambaye kura yanjye azi ngo ni impari nyine wabyita impari ni ipantaro ngo yarazi ngo hari umugabo waharaye ngo warabyambara urumva ntabwo yari asobanukiwe nyine agenda akoramo utuntu twinshi ni nayo mpamvu mbasaba mujye kuri cyane yacu yitwa the HF Films mutangire murebe katara episodes ari nawe mundemere mwuka byara mufyonda ka subscribe kanya batangira bansabe nimero babizire baratangira nzitanga uzibahereze cyangwa ubohereze iwanjye bambwire nzi umugabo uziho umugabo umugore kubera iki oya nawe aze nyuma y'umugabo ukunda abagabo ndabakunda nkunda abagabo akamaro k'umugabo naka akamaro k'umugabo ni kenshi nyine ni umugabo icya mbere nyine ni umugabo hari ibyo ashoboye ndashoboye kimwe nuko nawe akenera umugore hari akazi ngo atankora nambwira ngo nterura akanterura reka ubu yaba agiye kuba ikihebe ntabwo abakiri ubu yesi yaba agiye kuba ikihebe ngiye kukubaza iki kintu uri umukobwa w'Inyagatare kuki sinzi impamvu iki kintu nkizanye ngize n'imana yo kuganira n'abantu baturuka za Nyagatare so kuvuga ngo ndashaka guhanganisha abatoto b'i Kigali n'abanyagatare mubona ari iyihe mpamvu abakobwa b'i Kigali badakunda kwigirira icyizere ngo avuge ngo naturutse mu mujyi wa Kigali ngiye kuba Miss Rwanda ngavuga ngiye naturutse mu mujyi wa Kigali ese nuko babumva ko ari amabandi nuko babumva ko ari iki aha biragoye ariko ntacyo kankubwire icya mbere iyo udafite icyizere muri wowe ntago byaguha
courage zo kuvuga ikikurimo. So bubona ariyo mpamvu byashoboka kuba ariyo mpamvu batigirira icyizere aho bavukiye, ariko twe turakigirira. bivuze ngo Kigali yorora amabandi. Oya, ntabwo ari ibyo twavuze n'uduteranye ntabwo ari byo. ubona ari iyihe mpamvu batigirira icyizere kuvuga ngo twebwe nta mukobwa ndumva avuga ngo ngewe ngo ngiye kuba muri ngo mvuye muri Miss Rwanda nkomoka i Nyamirambo. Haro wari none se uzi impamvu mbumva se ngewe nguko ndi i Kigali ariko iwacu ari mu burasirazuba. Ubu ngubu habonetse opportunity nahagarariye Kigali nzi ko naturutse mu burasirazuba, ngomba kujya nyine kuyivuka nkazamuka nawe ngo yahagarariye nje. Niyo mpamvu ariko niyo mpamvu wabiciye ku ruhande. Bivuze ngo abakobwa b'i Kigali bavukira i Kigali nta cyizere bigirira. Oya, abavukiye i Kigali ubwo wahavukiye nawe hagarara umujyi wa Kigali, ariko nk'uku ngiye mpagaza ngiye ndabona ari nayo mpamvu. Niba ndi mu burasirazuba hakaza igikorwa nka kiriya, kuki ntamenyekanisha iwacu se? Ariko abantu bose mbihagararaho nkavuga ngo ndi umukonyine. Abakobwa bose nkomoka iburasirazuba, nkomoka iburasirazuba, nkomoka iburasirazuba. Ushatse kuvuga ko Miss yose irimo iburasirazuba gusa. Aba Miss y'iburasirazuba. Erega abakobwa b'iburasirazuba muroroshye. Siko se? Ni wowe wabivuze. Navuze abanywa amata. Nyine abanywa amata. Kandi bose abakobwa b'iburasirazuba utoroye inka, amata yawo byibura nka litiro ni nk'ijana. Sibyo bivuga ngo amata kuboneka birahenda. None se i Nyanza ni burasirazuba? Si mu majyepfo nako. Bari wumva umukobwa agiye muri Miss Rwanda avuga ngo nkomoka i Nyanza. Urugero. Ese abakobwa bacu baturuka zahuye koko Nyanza iyo ngayo ya Butare? Uwabaye Miss waturutse Butare ni harya nuza nowe Muyanga. Hari iwaye. Nuwe ariko sikavukira Kigali. Nyine nibyo nkubwira. Si nuwe Nyanza. Kuko yaba akunda avoka birenze urugero ntabwo yabona ubwo bwe. Wasanga nayo kunda nayo uko nari nziza uzareba uruhagira. Ntabwo nabimenya buriya ikimenyi iyi video ubizi buriya niwe nzashaka maze. So reka nkubaze muze kuri social media. Ubona social media ziri kwangiza iki mu bakobwa hano mu Rwanda? Ni iki ubona ziri kwangiza? Akenshi tuzifata uko zitari. Kumva ngo naho nyine ugiye kwambarira ubusa ngo abantu bakumenye. Ubundi ubusa ni kwambara ubusa. Nyine ubusa ni kwerekana ibice byawe by'ibanga cy'umubiri. Yego, ugasanga nyine nese ntituzi ko ikariso ari umwenda w'imbere. Nkanya nifotoje nambaye ikariso yonyine n'agasutiye, sima nambaye ubusa. Kuri njyewe naba nambaye ubusa. Kuri wowe Nanjye niyo mpamvu bavuga ngo nakenda k'imbere kagomba kuba kari imbere nta mpamvu yo gusohoka hanze. Niko mbyumva mu mitekerereze yanjye. Ni nayo mpamvu mbona ubikoze wenda ashyize nka hariya ukabona ko ari ubusa. By the way, n'utambariye usutiye agafata gutya amabere bagafotora ureba inyuma n'itako ryagiye hariya shange biriya wapi. Nyine social media tuyifata uko itari. Social media ni iki? Ni imbuga nkoranyambaga ikoranya abantu benshi. Social media ni iki mu magambo? Ngiye ko mbyumva social media ni ahantu hahurira abantu benshi ingeri zose zemerewe kuhagera. Nyine nta cost bisaba, umuntu wese yemerewe kuhagera. Ubona ari iyihe mpamvu abakobwa bambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga? Buriya ni buri muntu aba afite uko background ye cyangwa ukuntu aba ashaka kwigaragaza imbere y'abantu. Sibyo? Iherena rikabarera kuja. Uzakati. Nuko ibi nibyo bita ubundi bya bintu ba Rocky bajya bavuga ngo nuko bavuga ngo ubu bya mana Katari batera amasiko nuko nyine bavuga ngo ikintu cyaramujabutse Nuko ngaho iyi nkuru hita uyihatitire. Oya byamujabutse. Nyine wowe yihetitire ukurikije n'ibyabaye. Mana yanjye Katara nyine byamujabutse tu. Ibiki nyine abantu bibatera amatsiko nyine wowe iyi nkuru turi gukora aka kanya yihetitire bitewe n'ibyo turi kubona. Ubuze ndayivuga ngo iki? Yesu we. Umukobwa w'iburasirazuba wanyweye amata woroshye iherera riramujabutse mu kiganiro. Yambaye ubusa mu kiganiro.
kuko yari yambitse wa mwenge rivamo riragusa. umukobwa wo muri Qatar yambaye ubusa Mu kiganiro Yambaye ubusa? be n'abavuga ngo yambaye ubusa. wa mukobwa ngatwiritse ng'ikibero ngo amazi atarukira kamwe. Yes, ni ukuvuga ngo social media abantu kwambara ubusa, hari abantu njye sindumva igisobanuro ngo ubusa. Yenya nabisobanura ku giti cyanjye. Ubusa ni ukwerekana bya bintu byose by'imbere ukabubishyira hanze kandi bitari nyine wavuka n'urambara sha niyo ndi mu nzu nyine mu cyuma ndabwambara ngiye kurya wambara ubusa. iyi niyo ngiye gukora ndabwambara. Ngahe noneho ibibazo byutse ugasanga uraryamye wambaye ubusa uri muri gare muharamu. Wakora iki? Uraryamye uzi ko uryamye mu nzu, mu gitondo inzu yakujabutse wisanze wibereye muri gare abantu bari ku murongo wa Kimironko, Kacyiru na Nyagatare. Naba ndaburije Nyine wabigenza nakwiyakira. Nawe bavuga ngo gusara ni iki nakwiruka. noneho ngaho rero kwirukanga ni ikibuno ufite ku noneho n'amabere ufite ku ntangana. Yesu uri mu muhanda se mbyimagine usanze sha oya nahuye n'ubundi gusara ni iki nafata inzira bakabona ko kuko byarangiye. ako hari ibintu muri no misi byadutse mu bakobwa ngo kwambara ikibuno, kuko ikibuno baracyambara kiragurwa, byibura wari wakibonaho. Sha ntacyo nzi nsenge ko mfite ikimana yampaye ndanashima. Ikibuno Imana kiriho nta mpamvu yo kujya kugura. Biriya bavuga ngo ni ibibuno ni ibifariso baba birimo bakambara biba bikoranye n'udukora bakacyambara, ariko umuntu ucyambaye shane gake kumubona agenda abagenda nyine ameze atya akabuno kaba kari hamwe abameze nk'inyi akabuno kaba kari hamwe. Ntabyo navuze n'uyu mukobwa wabivuze, wa mukobwa avuze nyine nagashobora kugenda nk'undi mukobwa ngo agende yumva yoroshye aha kubuje. Ikibazo uri nk'umuhungu, tuvugisha ukuri, uri nk'umuhungu nyine ukundanye n'umukobwa utazi ko yambara ikibuno, mugiye mu rugo mugiye kwihakabyizi ugasanga yambaye ikibuno kandi waramukunde namujabuka wa mugani. Nyine wabigenza ute usanze nyine yiyambuye ikibuno ugasanga hasigaye akaboro kangana n'ino mikoro? Sha nacaho nkagenda ngende uwo musore nagenda, kuko erega ujya gukunda umuntu warabanje kureba physical appearance, ntabwo warabanje kurebamo imbere. Rero wenda mu byo nakurikiye harimo icyo kibuno cye ngasanga ni gutya utaranambwiye ngo mbe mbizi kukijabuka nacaho. wowe wabigenza? nawe nagenda pe. Ibyo makuza avuze ibyo makuza avuze ntabwo ari ibyo reka nkubwire nanjye nagenda. ubona ari igiki gitera iyo ngeso kuvuga ngo abantu bambara ibibuno? no kudashima Imana kiba yaragukoreye, no kutiyakira Yesu, no kumva ko nyine ibyo ufite biguhagije. Imana ibyo bintu bishobora no gutera indi mico mibi kugira ngo ubone cya kindi wabonye kuri runaka ngo ubyifuze. bakoze siporo ibyo ufite si nk'ibyo cyangwa umukwara, ariko none se yagiye kujya ahandi aratira. nyine mpamvu ngo basige bongera ibibuno ngo hari abajama bikundira ibibuno ngo hehe ndakubwiye ngo ni ukwigirira icyizere, kuko niyo yagiye ahandi ntabwo atira. Hehe nyine hariya nyine hehe atira ni hehe. Reka nawe utekereze niwe wowe uyu mukobwa hari ibintu ari kuduhisha bigaragara ko byanze bikunze uracyambara. njye mutoni ikibuno ndiyambura kuri kamera. iyambure ndahaguruka nkwereke. nyine haguruka wowe haguruka. oya biriseri oya reba nta kibuno no kuri Imana ngiye nambara. wambaye ikibuno ni izina ry'Imana ntabwo mubaze nguye ukwambika se sha ndahaguruka. none urakibona? none se ndi kureba hano kandi mwambara inyuma. reka mpindukire. nta kibuno wambaye. urana kirimo ntacyo. kameramani wabona yakibonye. kubita numwe. kameramani wabonye iki? kubita numwe nyine kubita ni neza icyo shaime wowe nta kibuno wambaye. oya ntacyo nambaye. si nk'ahantu wanyibeje nk'inzara ngoma nambaye kandi n'izanjye mwana. ntabwo zo zari izina ry'Imana nese reba none se kuki zabaye gute? nyine n'izanjye
dore bamurebe ubundi harimo inzara ubu ziramo hano harimo zibereke bari nibarebe ni izina ry'ibarira mbwira kugura inzara ariko na abakobwa rero namwe musige munadutumurira uguza inzara uguza ikibuno uguza ingohe uguza amaso ni umuceri ni kawunga ni ubona uvuze ngo harimo ngira ry'intama kugira ngo ribe rinini ufite amaso manini kabisa ufite amaso meza none reka ngutere story sinabikubwiye mu gitondo ukabikubwiye narose nagutereye ivi muri porotofile tubigerageze turebe narose nateye ivi ndamamaje muri porotofino reka mbivuge muri Nyarutarama nateye ivi ariko wanangira nano Nyarutarama ndaheba koko ujye ukabya inzozi ndazikabye yebaba we mubonyemo hari ibona gusa so nshaka unyibwirire uravuze ngo ndakubonye nkakwibwira nanasuhuze Dumba wanje bro respect you kabisa ibintu ujye ukora Dumba bakangire gute Dumba niwe muntu mu bajama Dumba baravuze ngo ni umupede bamugira umupede bamugira iki reka nsuhuze sifa hari hano bakuririza inkuru neza bamwita umupede hari uwo bagiye gupedana bari kumwe reka nawe nkubaza iki kibazo sinzi impamvu nyizanye umukobwa agira ubushake hari aho agira ubushake ari umukobwa sibyo umukobwa agira ubushake hari aho agira ubushake nk'umuhungu wigize umukobwa wumva ari hehe hagira ubushake ubushake bw'iki bw'imibonano mpuzabitsina bwo gutera akabari nese iyo bavuze imyuka mibi wumva iki nyine mu isi bigenda gutya ndakubajije njyewe nk'uko umeze ndi umukobwa uri umukobwa wowe hari aho ugira ubushake kumva kabisa ushatse umujama ushatse cya rukomboki noneho nkanjye nigize umukobwa ndi umuhungu ndarongorwa reka mbivuge gutyo ntibumve ko ari ibishegu turi kuganira wumva ko wa muntu wigize umukobwa ari umuhungu ntarongora ararongora agira ubushake uriya we ntabwo agira ahubwo ugira n'uwo nguwo ubimukorera wowe wumva ko uwo muhungu agira ubushake nakubeshya ntaho nzi agira ubushake ndabyanze no black man navuze ngo agira ubushake ku gapipa Imana yamuhaye agira ubushake mu kandi agira ubushake ubwo se ni ikibazo gikomeye gusa ntibirangirira mu mutwe buriya we ngo ni hehe mu mutwe ni mu kabuno nyine niwagira ubushyuhe akavuga ati none ndabigeza ariko gusa tubone rero tunasengere abavandimwe ni ibintu ariko burya buri muntu agira inzira ahitamo akavuga ati izi nzira ndazihisemo ariko igihe kimwe iyo kigeze Imana iragera ikongera ikabagarura umuntu wambaye ibiceri bye niyo mpamvu ndi kumwamamaza afite irari comedy riri muri translation y'igifaransa ni ikinyarwanda bayikora mu kinyarwanda baba hanze y'u Rwanda bifuje nyine kujya kwigisha abantu ibintu bigende neza rero namwe mufite kampani zanyu muzane nzibwira abantu nk'ubu uyu mukobwa ni mwiza yabasha kwamamaza kubera agakingirizo ni wakamamaza nakamamaza cyane gakora iki karakingira nyine ugiye mugiye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gakingira indwara zandurira muri iyo mibonano gakingira inda kuba utatwita hato na hato gusa sintanze inama ndanakamamaje kuva wabaho wari wikingira wari wikingira kandi ntarabikora sugira nzi ko bayishatse yari isigaye muri Kigali ko yagiye ubu ngubu ko iri hafi gukora amasugi turahari mu bakobwa rusange mvuze muri rusange mu banyarwanda urabihamya ko bahari urimo nanjye ndimo igira gutya uri ndimo muki iyo bavuze amaherena aracyaje ku muntu hano wasanga niba atayibye yatiye ni kimwe muri byo sasa ndashaka kubabaza iyo bavuze slay queen ni iki slay queen Nabwiye ngo slay queen ngo ni umukobwa uba wambara neza ibintu neza ubundi slay queen ngiye gusobanura shanjye nawe ni umukobwa uri independent niko nge nabivuga gute
nyine utadipendingira ku wundi muntu abayeho ubuzima bwe. none se wowe uri slay queen Njyewe se uri slay queen man ndi independent. nyine uri slay queen Nese slay queen ikibazo abantu tuba twarahinduye ivugo. Ukumva ngo slay queen ni umukobwa wambara nyine kuriya byose utekereza. nyine wowe upfa kuba wemera kuri uri slay queen Yeah. use kavuze ko ari slay queen utekereje iki mu mutwe Ngiye bitewe n'ukuntu bisobanura. Ndi slay queen kuba ko ndi independent. wowe ntago ndi independent. Tekereza nabi. ni ukuvuga ngo wowe ubayeho ku buzima bw'abandi ubayeho ku bwawe. I'm still depending kuko turacyasaba Imana. Kuki se urumva tutadepending asa? Oya ugiye kujya nawe ugiye gukurura dosiye kandi ugeze mu ijuru kandi turacyari ku isi. Oya. Orohamo. Yewe ndacyadepending. Orohamo. Njyewe ndadependinga ku Mana kuko ari binkora umunsi ku munsi. igira Ariko nanone ndi independent ku buzima bwanjye buri private. uvuze ko nyine uri slay queen Ndiwe rwose. Bitewe n'ibisobanuro byanyu. wowe uri iki nimba utari slay queen uri iki Caption wazibonye. nimba utari slay queen Ndi umunyarwandakazi. umunyarwandakazi nawe ni slay Kuki se babise abanyarwandakazi kuki batabise aba slay queen? Cyangwa mu cyongereza nicyo bivuga. Umwana akunda guhangana Emi. Uyu akunda guhangana. kuvuga ngo arashaka kuba intwara akiri muto Neza. Ni byaba ari amateka. Abantu oya bivuga gutyo hariho abantu bahinduye imvugo. mufitanye utubanga nakubaza ibibazo bitatu kandi ibyo ashaka Nongere mu challenge. Arano namubajije ati mukatinga mukuremo. okay noneho akiri mikoro umubaze ushaka Ubu ndamubaza iki koko? wica isiri kuko n'ubundi ni handi titre Njye nta mbabazi nyangira. Neza mbwira icyo nkubaza. Nikubaza. Angel ufite umukunzi? Ago ndamubona. Okay. Nkubaza ikindi. Uteganya kumva. Okay, reba winjiye muri cinema, comedy byose. Wumva nyine hari igihe wumva bazabivamo. Oya. Wumva Ntago utazabivamo. ndabitekereza. Watangiye projet utazi no kuzarangira. Nyine ntago biri limited. Nani limited? mubaze birangira Namubajije. oya wowe mubaze birangira Amakaniye ko nta mukunzi afite. Mubajije. Dore imvi zigiye kuva wagiye kuza umutuku. Dore ndashaka. Mbore mu ndemere. Ngaho nawe mbaze ngiye nakubajije. Judge Jane tukumenyereye muri filime ya Katara. Mu buzima busanzwe uri Katara nawe? Oya ntabwo ndi Katara. Ariko ndakubwiye ko ari slay queen Katara ni wa muntu udasobanukiwe. Hari aho ngera sinsobanukirwe ugasoza mbaye Katara. None se wigize ugira umukunzi? Yego. Mwatandukanye mupfuye iki? harahiye Sai mukunda guhangana. harahiye Oya. bapfuye iki Hari ibitaravuyemo nyine biba ngombwa ko dutandukana. yaragusabye Ansaba ntago yaransaba. Ntago yaransaba. nicyo mwapfuye Mu Magambo make ntabwo yansabye. Nyine ubwo turanabipfa. Ntago yansabye iwacu kandi ukunda guhangana. ntabyo navuze hari ibyo navuze banyarwanda ntabyo navuze nakubajije yaragusabye Oya nicyo mwapfuye nicyo twapfuye. katagusabye iyo agusaba yansaba twari kubana yansabye. Nyine ubwo ufite ibyo utekereza. Nanjye natekereje ntabwo yansaba. yego Urumva rero nataransabye ngo tubane. Nyine ubwo twaratandukanye. ukiri aho umaze gukundana n'abahungu bangahe Umwe. kuva ryari kugeza ryari Kuva 2015 kugeza 2019. sure aracyafite igikomere.
oya cyararangiye nigeze kukigeraho ko birarangiye. Ririmba so yandirimba ntibakuremere ngo igikomere waneye none ubu Nyine, akanya wifuza umukunzi mfata kare ntabwo ibintu ibyo byose ari iwanjye namubonye kare. Ahubwo gusaba nimero ntuzibe. tange pe Uzanyumva koko. mwarangije kubazanya se warangije reka noneho mbibarize ikibazo muri babiri murabana Oya. mwahuriye Sanzwe tuziranye. Noneho biri close cyane duhuzwa n'akazi. hari aho nakubajije ngo wambaye ikibuno uravuga ngo uramubaza yari yakubona wambaye ubusa Nuko tugiye kuza muri interview. Twari kumwe mu rugo. Rero yakurungurutse uramurumva oya ntabwo turungurukana. nareba Turi abantu bakuru. Ndabizi ko abizi ko ntacyambara. ariko reka nkubaze iyo bavuze ngo umugore n'umugabo barogana muri dushe wumva iki Nyine barogana nyine nk'umugore n'umugabo. Wenda bakoga neza ntiwoga. Ugasohoka ukajya kwisiga ukambara. ukamusiga Sha simbizi uko ntarabana nawe se ngo tujye muri dushe. wari warara ahantu hatari iwanyu Sha musa nabyita kurara. Ntabwo nyasinzira kuko burinda bucya ndeba gutyo. ariko uba iwawe nyine wari warara ahantu hatari iwanyu tuvuge ngo umbwiye ko wagize umukunzi muri iyo myaka mwamara ntabwo wigeze urarayo Aya. muri komenti mumbwe uyu mukobwa uko mumubona Aneranya n'umusheri wanjye nabonyemo hano. umusheri wawe nyine ni ukuvuga ngo kuva mu gitondo cy'uyu munsi ntabwo urakira message ivuga ngo ndagukunda hano Sha uzi iyo umamagaye ukambwira ngo shushu be iyo message nayakire. yes ngiye kukubaza muri filimi ukina hari ijambo wakinnye cyangwa ijambo wavuze muri filimi urakotura nawe uraryumva uraseka uraryibuka Ndaryibuka ejo bundi muri Qatar. noneho rivuge nkaho uri gukina Nyine urabizi abantu nyine ntibakanyumve nabi ariko ubundi mu muco wiriya mu bakonyine hari igihe umukorera nk'akantu nyine ugasa n'umubangamiye si mu buryo bwo kukwanga ariko akikanga yavuze ngo ariko ngaye mubyi urumva nyine ntago aba akwanze akikanga nyine avuze iryo jambo ntago ndisubiramo waryumviye sere ntago nubwo wiyexcuse ntago babyumvise wikanze wavuze ngo nyine urumva iyo avuze iryo jambo ndarisubiramo iyo avuze iryo jambo ntago ari uko wenda ngo ni imico mibi cyangwa n'urundi rwango ni ukutagira umuco ahubwo nyine ni kwa kundi uba nyine ahantu haba hateye ukwaho nyine akikanga yavuze ngo nk'aya maheru ntago aba gututsa kwanze cyangwa undi mutima mubi yes cyangwa akavuga gutyo noneho nge rero nanjye byanjemo kwako nyine iyo wakitinga nyine iyo wakitinga ugomba kuba uri muri real life noneho undi nge nifitiye ikibazo cy'uko nabuze musaza wanjye waje ibintu byo gutereta noneho namubazi bakazana ibi nanjye ndabona ari kayamabyi rero yazagira ibintu byumva na wenda bive ngo natandukiriye kuko nyine ni content ya navuga ko itangijwe n'abanyamutara gusa hazazamo n'indi mico itandukanye twerekane noneho buri muntu na bwa bukatara bwe bitewe n'ahari nzakagendana agakiza ke kuki ufite umushyira mu kiganza mano ni ukuri kuki ufite umwuka wera nizihirwa njyewe hari ahantu wajya muri buwate ukuri kw'Imana ntago ndajya ariko nzi kubyina nyine uzi ku maso oya ndandukanya kubyina no ku maso yakwemye kubyina igishakamba se nawe igishakamba ndakibyina nabyina amaraba nabyina danse moderne ariko ntago ari ukumasura umuntu ubona muri filimi nyarwanda mutakwigira mukina na bitewe na discipline yiwe ninde oya erega buri muntu afite umwihariko wemeye niba wenda iyo discipline mvuga erega iriya iba ari character ntago ari umuntu ku giti cye yego
uriya ni character barimo kandi mba ngomba no kuyireberaho nkanayigiraho nk'uko nari maze kuvuga niba naravuze ngo ari kayamabyi nyine mba ngomba kuzana wa muco nkawerekana nyine nkakitinga ikintu kiri real niba uriya rero akoze wenda ngo ni discipline nkeya ubwo icyo gihe ngomba kuyigiraho kuko buri muntu afite itandukaniro rye. wowe oya ntacyo nongera oya ngomba kugira icyo nongeraho. twagiye nanjye nzi kubyina ndagerageza. urumva wifuza sheri umeze ute? iyo ni copy paste pe. cyambere agomba kuba asenga. icya kabiri yarateruye iki si icyuma oya nta mpamvu. icya gatatu azi akazi. akahe? akazi ko kuguhahira. hari akandi se nanjye nakwihahira reka. hari akandi navuze se ahubwo abana b'i Kigali cyangwa abahari mushobora kuba mwaranduye gute se? covid 19. ubanze yenge nanjye ndagira ngo umvugire muri babiri muvuge rwa rurimi rw'iwanyu nanene numve kandi mwese murabizi kubivuga akiri iyi mikoro mumbabure mugire nk'akantu mukarero nyine muri rwa rurimi. gakiza mbaye yenge mbaye mama umeze utesura mbaye wa matawe mbaye wa ruhimbiwe umwana ndamucanga yikishe ngo mbaye wa urarara ute mama? ndarara neza yakurareba nk'inyana yo mu kiraro neza cyane. mama ayibambe maye webare kunyirira webare gusa neza. kunyirira ni iki? gusa neza nyine komeza ngenda gira utuntu ngenda mbabaza. webare kunyirira bambe webare gutera neza. mama urakoze rwose. se kandi nawe uvuga kandi se kutangiye kunyizonga aho ndagirane ko ntari umusore ngo ndagutereta reka nkushimire uko uteye. urakoze. ariko uri icyansi akana ndagacanga yikishije. akatinga ibiti twe turi mu kiganiro. yes tugana cyakoze ni ukuvuga ngo amaze kwandura wa muco wa twana twa Nyamirambo za Kimihurura nahazi nicyo kibazo. namucanga yikishije byamuye Nyamirambo naho nzi. uri umunyeshuri wigahe? University of Kigali. muri twara oya turi abantu bakuru reka gusubowe. ni ukuvuga ngo hariya muri iriya university amakuru mafite nuko higa nyine twana twiyumva nta muntu wiga muri university yarari gushobora kujya kwiga muri UR. kubera iki se? reka kubera iki? reka birashoboka. barahari barahari benshi nyine impamvu ngo haba hari twa dusore duto tw'udutineja ko hari n'abantu bakuru naho higa abasitari. uretse nzajye kubasura nzagaruka nkubwire. tugana ku musozo ugira ikintu ugenera abantu bakurikirana ibikorwa byawe ubundi twigendere pe. mu by'ukuri ndabashimira ndabakunda nanatangiye mbasaba ngo mundemere n'ubu reka nsoze mbasaba ngo mundemere nyamye namuteresa ariko buriya araza kumpato. ndabashimiye ni ukuri mujye kuri the HF Films munkorere subscribe mu sharing ibiganiro Katara mu sharing mu liking mu commenting kugira ngo tumenye icyo duhindura n'icyo twongeramo. ngiye personal wansanga kuri Instagram account yanjye ya Mirembe Jane ibifatanye tugakomeza tukaba in touch. murakoze. ukoresha Instagram yego na Twitter na Snapchat na TikTok. ako Snapchat sorry Instagram wansanga witwa Mirembe. nitwa Gatare K Angel. amata bya amavuta ako ushobora kuba utendeka gute ugaragara nk'umukobwa utendeka. ukuri kw'Imana ukuri kw'Imana ntabwo guhanga uyu mukobwa ubona adasa nk'umukobwa utendeka gute se? sindanamubona uyu we noneho ntagatendeka arabinika akabinura hatari byibura wese ushaka umukunzi umeze ute? umukunzi ni ukuri dukundana nyine unkunda nanjye nkahita mukunda
ibintu bikabyara amata akabyara amavuta. kugira nyine n'ubuntu butiza urugi. Ubuntu butiza urugi njye nkakingisha iki se? Yes, rero nyarukira kuri Instagram ya yawe TV ukande follow unfollowing ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Nongera kukwibutsa ushaka kwamamaza ibikorwa byawe hamagara kuri 0783222277 ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Niba ukeneye kugira ibitekerezo duha muri aho comment mba mbikeneye kandi mba mbishaka ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Nongere mbagira inama bunge kujya buri munsi mbagenera inama y'umunsi. Umuntu nakuvugaho ikintu yabwiye mugenzi wa turiya yarakuvuze, uzafate telefone y'umuhamagara umubwira ati bya bintu byagenze gute. Nusanga ari amatiku uhamagare wa muntu wakubwiye bya bintu umubwira ati ngwino twicarire ushaka kuniranya n'inshuti umukarabe bose babireba ubundi ibintu bihindura isura twubaka igihugu kizira amatiku n'amazimwe ubundi u Rwanda rwacu bashe kugenda neza. Ndi Emi nyawe nyarukira kuri Instagram yanjye unfollowing ubundi ndashimira cameraman uba wamfashije mu bintu byose byose shimire n'aba no umusajya shimire n'aba bakobwa beza bafite ibibuno bitari ibiterano bafite ibibuno biteye nk'ibisabo wibare gahunda zigende neza Imana ibahe umugisha.